Okay, tugiye kureba uko umuntu akoresha iyi system inuwatsi yo kumanaginga abakomisiyoneri. Ubundi mbere na mbere ukinjira muri system uhita ubona aho umukomisiyoneri ashobora gukorera login. So umukomisiyoneri we ashobora kwiyandika akanza ahanditse kwiyandikisha, agashyiramo umwirondoro we, ubwo agashyiramo izina rye, nimero, yarangiza agashyiramo na password, ndetse na ya password ya kabiri ashobora gukoresha igihe yaba yibagiwe ya mbere. Iyo birangiye akakanda iyandikishe, agera muri dashboard y'abakomisiyoneri, ariko nta kintu na kimwe ashobora kubona, nta nubwo ashobora kubona kode yigabanyirizwa ataraba approved ngo yishyure amafaranga ari approved. So noneho ubu dushobora kureba ku ruhande rw'umukomisiyoneri we, rw'umucuruzi w'icyo abona igihe umukomisiyoneri yarangije kwinjira muri system. Umucuruzi nawe yinjirira hasa n'ahandi h'umukomisiyoneri usanzwe, ariko agashyiraho kuri link akongeraho /Sarah. Iyo hari umucuruzi warangije gukora account, biba byararangiye, nta wundi ushobora kwinjiramo. Bivuze ngo iyi ni system y'umucuruzi. So kadukore sign up, ishyiremo wenda anaja, nomero ya telefone, password, na ya password ya kabiri ya recovery. Ahangaha ubu mpita ngera muri dashboard y'umucuruzi, aho nshobora no kubona abakomisiyoneri barimo nyuze hano kuri affiliates. Urabona hano hajemo umukomisiyoneri witwa Mihigo, ariko turebye mu bari approved ntago arimo, ari mu bari pending. So dushobora, umaze kwishyura ya mafaranga yo kuba umukomisiyoneri, dushobora gukanda approve, tukaza tukamusanga mu bakomisiyoneri bari approved. Ubu ngubu nawe agiye muri dashboard ye wa mukomisiyoneri, ntabwo yongera kubona ya message, ahubwo mbega iyo ageze muri dashboard ye ntiyongera kubona ya message, ahubwo abona yuko ashobora gutangira gukora. Reka tubirebe, tubanze dukore logout. Urabona yuko wa mukomisiyoneri noneho ashobora kubona kode ye yigabanyirizwa, akabona amafaranga asigaranyeho, yaba yaranabikuje akabona raporo. Ikindi kintu umukomisiyoneri ashobora gukora ni guhindura credentials akoresha akora login, nk'izina rye, nomero ya telefone n'ama password. Akijya hariya mu igenamiterere ahita abona aho ashyiramo password ye, yarangiza akaza muri dashboard imeze gutya, aho ashobora guhindurira yaba password cyangwa na nomero akayihindura. Agahita akanda save. Mbere y'uko savinga, ubwo nabwo arongera agashyiramo ya password ye, akagaruka muri dashboard. Dusubiye ku ruhande rw'umucuruzi, niba umukomisiyoneri agize icyo ahindura ku mwirondoro we, umucuruzi ahita abibona muri system ye. Ndetse ikindi kintu ashobora gukora ku bakomisiyoneri, umucuruzi ashobora no kongeramo umukomisiyoneri, akamushyiriramo izina, akamushyiriramo n'ama password, akanahita ahitamo niba status ye ari approved cyangwa ari pending. Kuba ari pending ni wa wundi utarishyura amafaranga yo kujya mu bakomisiyoneri. Uri approved
warangije kwishyura noneho ushobora gutangira gukora. Hano duhita tubabona noneho abakomisiyoneri ari babiri kandi urabona ko ari bari approved. Dusubiye hahandi muri dashboard y'email dushobora kubona naho umuntu ashyiramo ibicuruzwa. Tumanze dushyiremo ibicuruzwa kuko ubu nta na kimwe kirimo. Dushobora gushyiramo wenda dushyiremo inkweto. Dushyiramo igicuruzwa, dushyiramo izina ryacyo, tugashyiramo igiciro, ikiranguzo mbere na mbere, tugashyiramo n'amafaranga tuzajya tugurisha iki gicuruzwa kugira ngo inyungu y'umukomisiyoneri bijye bikunda ko iyi sisiteme yibara. Iyo ari serivisi, ahangaha ushobora gushyiramo ikiranguzo gito cyane cyangwa ukanashyiramo 0 ku buryo umukomisiyoneri afata niba ari rya 10% akarifata ku gicuruzwa ku kiguzi cya serivisi uko cyakabaye cyose. Aha tukande save, dushyiremo ikindi gicuruzwa wenda tumaze gushyiramo ibicuruzwa. Ubu noneho iyi sisiteme umuntu ashobora kuyikoresha acuruza. Dore uko bigenda: umucuruzi ahabwa kode n'umukomisiyoneri, ya kode yigabanyirizwa. Iyo umucuruzi umukiriya ahabwa kode yigabanyirizwa n'umukomisiyoneri. Iyo wa mukiriya ayizanye tuyishyira hano, twarangiza tukandikamo icyo aje kugura. Wenda twavuze ko agiye kugura inkweto, tugahitamo nyuma yo kwandika inyuguti 3 duhitamo ibicuruzwa byenda gusa na cya kindi, cyangwa se twaba tutarakigeraho tugakomeza tukandika. Iyo tugeze ku gicuruzwa twifuza tugihitamo, ibindi bijyanye n'uko kigura bigahita byiyuzuza. Tugahitamo umubare w'ibicuruzwa by'ubwo bwoko umukiriya atwaye kugira ngo igiciro cyabyo byose hamwe kibare. Twarangiza tugakanda record sale. Iyo twarangije kurikodinga ko umukiriya yaguze, tubona aka message. Nyuma dushobora kujya hano muri sales tukabona ibyo twacuruje, tukaba twanatwara raporo dushobora gufungura muri Excel. Nanone dushobora kureba muri earnings tukabona amafaranga tubereyemo abakomisiyoneri. Urabona nk'ubu uyu mukomisiyoneri tumurimo amafaranga 1,600. Wibuke yacuruje ibihumbi 147,500. So tugendeye ku nyungu zabonetse kuri iki gicuruzwa duhita tumubarira nawe tukamukuriraho 10% avuye ku nyungu apana ku gicuruzwa cyose uko cyakabaye. Ahangaha ibi tubona ahangaha byayo umukiriya umukomisiyoneri amaze kugezamo nawe agiye muri dashboard yashobora kubibona. Urabona hano ni 1,600. Bigenda gute rero iyo umukomisiyoneri abikuje amafaranga ye? Tuvuge ko uyu mukomisiyoneri ufite 1,600 yatse 1,000. Icyo gihe tuza hano kuri home tukandikamo ya kode yigabanyirizwa wa mukomisiyoneri, tukandikamo n'ayo abikuje, twarangiza tukemeza. Nyuma yo kubona iyi message amafaranga wahita yamwohereza biba byakunze. Iyo turebye muri sisiteme nawe ayo yari asigaranye maragabanuka, ndetse muri raporo y'ayo yabikuje nawe akaba ashobora kubibona ko amafaranga sisiteme n'icyabaye hatari ukwibeshya ahubwo amafaranga yabikuje. So ni ibingibi ni uko sisiteme ikora. Ndetse urangije gukora ibyo wakoraga ubwo uba ushobora gukanda logout
kwirinda ko hagira undi muntu uza akabidistabinga akagira icyo yangiza. Uko niko bigenda no ku mukomisiyoneri.